Reka twongere tubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Njyewe nitwa Mazimaka Jean Pamuseni. Reka tubifurize umwaka mushya muhire kuko amahoro y'Imana abane namwe. Ikindi kandi ushobora kuba utameze neza, biravuga ngo ahari kwararira umuntu ninjoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Njyewe rero ndumva nifuza ko tuganira ku ijambo ry'Imana, nkabagezaho message Imana yampaye kugira ngo tuze kugobwa neza. Reka ariko tubanze dusenge tubwire Imana ngo warakoze kuturinda mu minsi yose ishize gushyika kuri iyi saha, wabaye mu ruhande rwacu, ntacyo dugushinja. Dushimire Imana y'amahoro izi kurinda, ikora imirimo n'ibitangaza, ikora imirimo ikayigaragaza. Mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uri Imana yitwa Uwiteka, uri ibyiringiro byacu, tugufite ntago twifuza indi murengezi. Ingoma yawe niyogere, n'iy'abana bawe ntayarogeye. Ndakwereka abantu bafite ibibazo, bafite amadeni, abafite inzara, bafite ibigeragezo bitandukanye. Ubwiza bwawe nibubabeho. Pelas emone fo. Mu izina rya Yesu ndasengera uyu muntu urwaye amaguru, ndasengera uyu muntu urwaye amaguru, ndahamagara ubwiza bw'Imana, ndahamagara gukora kw'Imana, ndahamagara ubushake bw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, ineza yawe ntabwo ihinduka, tugufite ni kwifuza undi murengezi. Ndasengera uyu muntu urwaye mu mavi, mu izina rya Yesu Kristo ndamwatura imbaraga z'Imana, ndamwatura gukora kw'Imana kuko uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndagushimira kuko uri ibyiringiro by'abakwizera kandi ukabura ubuga mu bw'umugabo ndetse ukabura isambi itarumba. Pelas emone kotarasini minifo. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagara gukora kw'Imana, ndahamagara ubushake bw'Imana, ndahamagara ibendera ry'Imana. Haleluya, haleluya. Nsengeye mwami abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nsengera abadiaspora, ndabakweretse abari muri Amerika, abari muri South Africa, abari Burundi Bujumbura, abari Kongo, abari Tanzania, abari Uganda Kampala. Mu izina rya Yesu Kristo ndabifuriza gusoza umwaka neza, ndabasabira umugisha w'Imana. Abafite amadeni ubishyurire, abafite uburwayi ubakize mu izina rya Yesu Kristo kuko uri Imana yitwa Uwiteka, tugufite niko twifuza undi murengezi. Ingoma yawe niyogere. Ndasengera uburwayi bw'umugongo, ndirukaniza imbaraga zirwanya abera mu izina rya Yesu Kristo. Uburwayi bw'amaso ndabusengera katika jina la Yesu. Ndasengera umutwe nyiribihe kugira ngo ukize katika jina la Yesu. Imbabazi zawe zihora iteka ryose. Uri ibyiringiro by'abakwizera, uruguga mu bw'umugaro, uri isambi itarumba, uri igiti cy'inganzamarumbo. Ngaho ba mu ruhande rwacu rero, ngaho ukomeza udufinase, komeza dushyikire mu murimo wawe. Ndakwereka abari mu nzu y'imbohe, ndakwereka abari mu bitaro kwa muganga, ndakwereka ababyeyi batwite mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ndirukana karande, ndirukana imbaraga z'abazimu, ndirukana imbaraga z'abadayimoni. Urakoze nyiribihe kuri mu ruhande rwacu, nta mwisha dufite mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero inshuti bavandimwe, mwebwe mudukurikiye, iyi ni YouTube channel yacu, ni kuri Profete Mazimaka, kwa kundi tujya tubagezaho ubutumwa bwiza. Imana yambwiye ibintu bikomeye, irambwira ngo irashaka ko abantu bakizwa bakava mu byaha, bagasoza umwaka. Bamwe barimo baraserebura umwaka tuwurangije neza, umwaka tuwurangije amahoro, ariko nyamara ntabwo iminsi irarangira isoza umwaka. Ushatse wakwita ku iherezo ryawe, ushatse wakora ibintu by'imbaraga bikomeye kuko Uwiteka arashaka kukizwa, arashaka kuhinduka, arashaka kujya mu buzima bwiza, ubuzima gatozi. Ahantu Imana igushaka ntabwo ari aho ngaho uri. Mu babeshyi ubonekamo, mu basambanyi ukabonekamo, mu bajuru ukabonekamo, mu basinzi ukabonekamo, mu banywatabu ukabonekamo. Ndagusengeye kugira ngo imbaraga z'Imana zikubeho, icyamugatangira neza ukazasoza neza. Watangiye umwaka neza ariko none dore ugiye kuwusoza nabi. Niki Imana itagukoreye? Niki kintu Imana itakoze kugira ngo uhabwe support? Imana yarakurinze, yakurinze impanuka, ikurinda ibibazo bitandukanye, yagaragaje kwera kwayo. Imana ndayikweretse kugira ngo wowe ubwawe
Imana ikurebe, nkweretse Imana kugira ngo Imana ikugendere. Hari ibintu abantu bakora batabitekereje, hari ibyo birohamo batabipanze, hari imigambi y'abadayimoni, ariko ndasenze kugira ngo ineza ikomeze kukubaho, ubwiza bw'Imana bugutwikire, ijuru rikurebe neza. Pela senema pefo, mu izina rya Yesu. Imana yabwiye Kuro muri Yesaya, iramubwira ngo yewe Kuro we, nzakugenda imbere ahataringaniye maringanize, inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma bimwe nzabimenagura, ibindi mbicemo kabiri. Mwami Yesu, nakugenderere uko yasuye Zakayo, nakugenderere uko yasuye Aburahamu, nakugenderere uko yasuye Hana, nakugenderere atunganye ibidatunganye. Nabonye Imana yanga agasuzuguro. Icyo nkwifurije ni uko waganira n'Imana, Imana ikaguha umugisha, Imana ikagufasha, Imana ikakugira neza. Mu izina rya Yesu ndasenga imbaraga z'Imana nizikora iby'imbaraga, imbaraga z'Imana nizikora ibikomeye katika jina la Yesu. Ubuntu bwawe nibambe bidahwema kutugeraho, nibigere ku uyu mubyeyi, nibigere kuri uyu mugabo, nibigere kuri uyu musozi. Mu izina rya Yesu, uyu musozi ndawusengeye, uyu musozi abantu bamazeho igihe w'ibigeragezo ndawusengeye katika jina la Yesu. Abantu bishyurira amadeni, abantu bishyure za kredi, abantu bishyure za banke, mu izina rya Yesu. Urakoze kumvise gusenga kuri mu ruhande rwacu. Ineza yawe nikomeze kugaragara kandi ikomeze kutubaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen.